Benjamin umukino Ruben Amorim yavuze ko adafite Benjamin Sesko, adafite Harry Maguire bazabura kuri uyu mukino. Yavuze ko ari doubtful umusore Kobe Maino yagarutse ariko ari doubtful ashobora gukina ntakine. Yanemeje ko Brian Mbeumo na Amadi Diallo bazagenda mbere y'ibyumweru bibiri yuko irushanwa rya kandi ritangira. Ahageze nejo bundi. Yavuze ko rwose bazagenda mbere. Nunavuga ko bafite ibyumweru bibiri ubusanzwe. So yavuze ko batifuza gutakaza level yabo nyuma yuko bamaze imikino 5 badatsindwa. Yavuze ko bifuza ku maintaininga iriya level. Yavuze ko Lisandro Martinez yatangiye full training, yanagaragaye mu uyu munsi mu myitozo ya full training. Yavuze ko ari umukinnyi uri smart, uri intelligence, bifuza muri groupe yabo, ndetse yavuze ko ari umusore ushobora kuzabaha ikindi kintu kidasanzwe baburaga muri defense ku isoko ryo mu kwezi kwa mbere. Yavuze ko bizaterwa nuko uku kwezi kwa 12 kuzagenda. Yavuze ko ari byo bizatuma haboneka imbaraga cyangwa se bishobora kuzaba imbaraga zo gukomeza cyangwa se zo kuzajya ku isoko ry'igura n'igurisha. Old Trafford wenda nubwo tuzabigaruka ku munsi wo kwa mbere iyo match mbere y'uyu mukino, ariko n'umukino twavuga ko Everton ari ikipe yo kutsindira Manchester United cyangwa se hari icyo yakorera oti. Nyabo bushobozi rabufite. Everton ubwo bushobozi rabufite. Ni David Moyes uzaba wagarutse ahantu hazi cyane. The chosen one. Icyo kirakomeye ubwacyo ni Jack Grealish wabaye muri uriya mujyi umenyereye, ni umukinnyi w'ikipe ya Man City utijwe ikipe ya Everton. Gusa nabonye kimwe mu bintu bikomeye cyane kuri Ruben Amorim, buriya international break yica ibintu byinshi cyane rwose. Charitime kongera kuyigarura bisaba indi mikino. Kimwe mu bintu akwiriye kubanza gukora no kubanza rwose guhamya ibirenge kuri Old Trafford, hahandi ikipiza bikagorana ko ishobora gutsinda umukino ikaza ibizi. Uyu munsi afite ibibazo byinshi mu mutwe muri we. Nabonye bamubaza kuri Lisandro Martinez, yavuze ko ari umukinnyi w'umunyabwenge ku buryo ashobora gukina no hagati mu kibuga nubwo yaba atari umwanya we. Aha rubanza mu bakina mu binyuma atabyemera nkanjye. Mbere yuko bano basore bajya mu gikombe cya Afrika, Ruben Amorim akwiriye kuba afite amanota byibura yatuma batazahungabana cyane mu gihe bano basore bo muri bazakina igikombe cya Afrika bazaba bagiye, kuko baramutse bagiye nta mpamba bazigamye bashobora kuzagaruka basanga ibintu byaradogereye. Kuko nabonye ibisubizo mbere yuko isoko ryafungura cyangwa nabagiye bakagaruka, ibisubizo byinshi arabishakira mu academy we niko avuga, ni habona igisubizo. Birashoboka rwose ko azabona abana benshi mu academy baje mu gufasha, ariko mu mikino nk'ingi yaki bafite ibi byumweru bibiri n'abasore nabo bakwiriye gusiga byibura hari ikintu basize Edi bagasigara, kuko tutekereza ko nibagenda noneho bizaba ari bibi cyane. Niyo bakinnyi b'ingenzi batwaye abandi mu gihe bagenda ntacyo basize byaba ari bibi cyane. Iyi match ya Everton bakwiriye kuyitsinda cyane, bakwiye kuyitsinda kubera yuko match nk'ingi ugiye gukina bwo muri abo bazajya mu gikombe cya Afrika. Nongeramo Benjamin Sesko nawe afite ikibazo cy'umvura kizamaza hanze ukwezi kurengaho gato ari hanze y'ikibuga, kandi Sesko uwakamusimbuye bigaragara ko Joshua Zirkzee ubundi urebye umwanya ku mwanya nawe akamusimbuye ariko ntago mugira icyizere, nta munota aramaye kubanza mu kibuga muri mwaka w'imikino muri shampiyona, ahubwo ahitamo kwakinisha Kunya cyangwa akakinisha Mason Mount akabahengekayo akurusha kwakinisha Joshua Zirkzee. Rero nekereza yuko Manchester United uko bivuze kwiye gushaka amanota muri iyi mikino ifite mbere ko bagenda, ubwo n'uyu wa Everton n'uwa Crystal Palace bafite mbere yuko bagenda, ariko bahere kuri match ya Everton bakire kuko bamaze imikino 2 bajya hanze y'ikibuga cyabo. Ugaruka kuri Old Trafford barahatsindiye imikino reka gutsinda niyo batsindiye Old Trafford. Nekereza ko iri match yo gutsinda kuri bo kuri Manchester United cyane kurusha uko byaba kuri Everton. Everton yego nayo ikeneye insinzi cyane ko nayo urebye uburyo muri Sama yiyubatse, uburyo yazanye abakinyi kandi bafite experience ya Premier League yere kugira ngo yitware neza, kafite n'umutoza nk'uyu niyo kwitwara neza muri shampiyona ikagira imyanya myiza atari nko kurwanira kumanuka nko byagiye bigenda gutamanuka nko byagiye bigenda mu myaka nka 3 ziherutse. Ariko iyi ni match ikomeye cyane kuri Manchester United
ikintu cya ritime wari uvuze ekipe nk'iyi ngiyi twabonye uburyo ritime yabakozeho inganya imikino ibiri yari imaze imikino itatu ikurikiranye itsinda bajya muri international break gato bahita bongera batakaza ritime bari bariho baranganya wenda icyiza cyabayemo umuntu yakuramo nuko wenda birinze gutsindwa muri iyo mikino ibiri iheruka banganya nicyo kintu wenda cyahindutse ariko sitira cyabona ko Manchester United akanya ni ikipe iri muri improving match ku yindi ariko igifite n'amakosa mu mikinire yabo bivuga yuko ntabwo wayizeraho ibintu bikomeye cyane nubwo bitakiri bibi nk'uko yatangiye umwaka w'imikino ariko uko biri ikipe irimo irakura bagenda babona inenge umunsi ku wundi bakosora bimprovinga bakabona utundi weakness ahandi hantu aba ari ikipe utakizera 100% ko game kuri nero cyane igiye guhura amakipe nka Everton aba andayandi yahuye n'amakipe akomeye ntabwo wayizeraho ibitangaza gusa still ntekereza ko igifite abakinnyi nka Brian Mbeumo haratarajya mu gikombe cya Afrika Matis Director aho ngaho abasore nka Bruno Fernandes abasore nka Casemiro n'abaki bagiye bifasha muri game zerutse cyane byibuze bikwereka yuko bashaka kudatakaza match ariko byuze bakabona bashaka kudatsindwa match ariko byuze akabira igeno rimwe kuri match nk'izi ngizi ni match ngira umufavore ariko bitavuze ko ikintu cyari cyo cyose cyayibaho kubera ko Everton ni ikipe nayo nziza kuri Arsenal Samir Gabriel Magalhaes reka mvuge ngo azagaruka neza ameze neza mu kwezi kwa mbere buri wese aribaza ugiye gufesinga Spurs itungurana iraza igatsinda ikanganyaza ikagusitara mu by'ukuri ihora yihinduranya mu by'ukuri buri wese arabanza akibaza ikibazo jya mukuru nenda mukinnyi mwiza bari bushyira kuri Saliba bagatanga umusaruro imbere ya Thomas Frank njye na prefera Piero Hincapié imbere ya yes Christian Mosquera no musimbura wa William Saliba ubigendanishije muko bakina no mu mikinire yabo ariko Piero Hincapié akina ibumoso aho Magalhaes akina kuri experience ye umusore w'imyaka 23 maze gukina imikino y'ijana 30 muri equipe ya mbere ku rwego rwa elite yaba muri Bayer Leverkusen yaba muri equipe y'igihugu ya Equateur umusore afite experience ihagije yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Equateur muri qualifiers z'igikombe cy'isi giheruka nkunda kubigarukaho defense ya Equateur ni defense nziza afite na William Paco batsinzwe ibitego mu bitano byonyine mu mikino 18 aho bahura na ba Messi kabiri bagahura na Brazil kabiri bagahura na Colombia kabiri bagahura na Chile nayo ntihari muri no minsi ahubwo equipe ya Uruguay nawe dahari muri no minsi nubwo ifite abantu neza ariko turabizi ko CONMEBOL cyangwa se qualification zo muri CONMEBOL zirakomeye kuko mu bihugu 10 bikina CONMEBOL ibihugu 9 byakinye igikombe cy'isi igihugu cya Venezuela cyonyine cyo kitaragaragara mu gikombe cy'isi mu bihugu 10 byose bigize CONMEBOL zengo ahantu hakomeye ikindi muri ya mikino bakoze yani biteni ya batwara championnat mikino turine yabanje mu mikino 28 zengo no mukinyi uri miye place kuba yasimbura Gabriel Magalhaes kandi hari impamvu bagiye ku isoko ryo kumugura Andrea Berita yarabizi neza ko mu gutwara championnat izi mvune ziraboneka zinahereye no mu mutwe kuko buri ikintu uderuka gukora ikintu abantu bagutega kutashobora iramutse ugiye kugikora bitekerezo biva henshi mu mutwe utangira gutekereza ese abantu baraza kuvuga gute noneho ko mbikoze uko utekereza kuri abaza kubiryaho abantu bari bazi kutabishobora ibyo byose nibyo bikuza mu mutwe tugibuka ishusho imwe nibwo twaze tuyivugana Liga ni ku munsi w'ejo Arsenal na Sunderland abakinnyi bikorera amaboko bicara hasi bisobanuye ngo hari pressure bafite kuko nabo barabizi ko igihe tugeze muri harvesting season ni igihe cyo gusarura uyu mwaka Arsenal kereka igwiriye n'impanuka nibiza wenda akavuga nk'abakinnyi batanu icyarimwe cyangwa batandatu b'ingenzi ku buryo ubona bahengetse mu myanya kakundi ubona muri equipe ukabona abakinnyi bari gukina imyanya yabo bararenga 4 muri 11 kiragiye ho wenda yaba afite excuse uno mwaka Arteta na excuse afite imvune n'abaharandi barazigira Bruno Fernandes aragenda kongera akagaruka Liverpool Alisson Becker twaze tuvuga kagarutse n'abandi bose batandukanye imvune zibaho muri champion ariko ko mbibona Piero Hincapié kuri experience amaze kugira yaba ari we mahitamo meza no gwenda ntaraliteta ariko nanone urebye ku byo buri wese yakiniye bitandukanye na Mosquera uvuye mu ikipe nka Valencia yabaye equipe navuga ngo yo kuzamura abana none no kurira muri equipe ya Valencia na equipe sigaye imeze nka equipe yo kurera abana bitandukanye na ya Valencia yabaye itwara championnat Espagne ya Valencia yakinaga za Champions League gashyiramo imbaraga ikirimo abataramu bari bakomeye Valencia yari yigeze kuba Monti
ba Mario Gaspar abantu nk'abo ba uyu kapiteni wa muri Villarreal Parejo Daniel Parejo urakoze cyane rigera ifite Parejo ifite Gaya kuri gatatu Jose Gaya kapiteni wabo ndamubona cyane rutazamu mu Espanyol hanyuma wenda dirakurikije wenda iyi match nashaka kwitindaho kubera ko dufite Barcelona mu kanya gato kandi kuwa mbere izaza ku meza 100% ku munsi wo kuwa mbere ariko urikije uko abonye abagabo bombi niba ufite imibare hafi imibare wenda ariyo tugendera wenda nawe uzi kumbwira shwaye iruhande rwa Saliba imibare ya Hincapi na Mosquera bari mu kibuga iragaragaza iki mu buryo ko kugaragaza ko ari abadefenseur beza baguzwe muri iyi sami itambutse ubundi ikintu cya mbere cyangombwa impamvu agomba kuba Hincapi ni umunyemoso akinisha akaguru k'imoso kwa Magalhaes aho ngaho muri abasanse na Magalhaes ni umunyemoso rero Arteta niba akeneye umudefenseur ukinisha imoso ku ruhande rw'ibumoso ko ruhande ubuhengamiye ibumoso Saliba ni ubuhengamiye iburyo kandi ukeneye ko build up yawe iba efficace gukura umupira inyuma ugakina na bagenzi bawe wahakinisha umuntu uhakinnye igihe kinini nubwo mu match nyinshi zimwe na zimwe yagiye azikina kuri gatatu muri equipe ya Bayer Leverkusen ariko majorité game nyinshi yari mu defenseur central iyi sezo yari atarakina iminota myinshi kubera ko yahise avunika abantu babyibuke ntago yahise akina ahubwo twasanze Christian Mosquera wisanze arimo akina iminota myinshi ariko ntago bikura ko uyu musore afite experience no kurusha Christian Mosquera cyo ngicyo cyo yugiye mu bunararibonye n'igihe umwe amaze ari umuprofessionnel n'ibikombe bamaze gutwara ubona ko Piero Hincapi ari imbere cyane ya Christian Mosquera gutwara igikombe cya championnat mu gihugu cy'Ubudage 2024 gutwara DFB Pokal gutwara Super Coupe cyari ibikombe batwaye ari muri equipe ya Bayer Leverkusen na rumwe mu bakinnyi ngenderwaho cyane yanagarutse no ku kazi yakoze ari mu ikipe y'igihugu ya Ecuador so kuri match bakinaga n'ikipe ya New Zealand ikipe y'igihugu ya Ecuador yakinnye iminota 90 banatsinda ibitego 2-0 yari match nziza yo kumwongera kumuzamura fitness kuri match banganyije na Canada ubwo ndavuga muri Notre Dame International yakinnye nabwo iminota 90 kuri match Arsenal yakinaga na Sunderland yagumye kuri bench ntabwo yigeze akandagira mu kibuga kuri match bakiniye na Slavia Prague yakinnye iminota 73 yakinnye kuri gatatu niho yakinnye ko Gabriel na Saliba no bari muri axe timba kina ku ruhande rw'iburyo kuri match ya Burnley yakinnye 18 kuri match ya Brighton ya FA Cup Carabao yakinnye 70 kuri match ya Crystal Palace yakinnye 8 impamvu mbigarutseho kubera ko ari umusore nyine utaratangiranye na bagenzi be abantu barabyibuka kuko atangira gukina ahereye kuri match ya Crystal Palace yari yicaye kuri bench kuri Atletico Madrid yakina umunota umwe kuri Bilbao match ya Nottingham Forest arya bench iminota 90 icyo nshatse kuvuga nuko nibura izi match ebyiri akinye muri equipe nationale ya New Zealand na Canada zimwongereye iminota n'urwego rwa fitness so nekereza ko rero nk'umuntu w'umugoshe Arteta akeneye umuntu w'umugoshe kuri uriya mwanya nta bindi biganiro ni Sakandra Berta no kumugura yarabizi ko ari umudublire wa Gabriel Magalhaes kugura Christian Mosquera akoresha akaguru k'iburyo bari babizi ko ari umuntu nyine uzakuvura mu gihe Saliba yagize ikibazo so nekereza ko ntago nanjye najya kuri ni Piero Hincapi ese Mohamed Kudus aragaragara kuri uyu mukino uyu munsi yakoze imyitozo ubwo abatoza barezareba ko bigenda gusa kuri Ricardo Carafiori umutoza Arteta ati uyu munsi ntabwo yakoze imyitozo reka turebe ejo no muri equipe nationale y'Ubutaliyani yasohotsemo adakinnye kubera ikibazo afite ku kibero kandi twibuke neza ko Ricardo Carafiori ntabwo ari umukinnyi usanzwe ni umukinnyi wagize ACL ku myaka 17 17 ntabwo yageraga ahubwo ni nka 16 ribuka ya match ari muri UEFA Youth League akavunikamo ACL yimwe yadanje kuko apare kuvuga ngo no kugaruka gukina umupira bamwe ntibari bafite n'ikizere ko Carafiori azongera gukandagira biba ngombwa ko bamutangira amafaranga ajya kuvurwa muri Amerika n'umuganga wavuraga Zlatan Ibrahimovic kuko niba munibuka hari ifoto yagaragaye ya Edin Dzeko afashe jezi ya Carafiori kuko kwa kundi match babakinye saa 2 bagiye kujyamo saa 2:45 bavuga ati get well soon
yari umukinnyi wigeze kuvunikaho ACL yari umukinnyi wa AS Roma numva y'abatoya nawe yahuriye na Edin Dzeko cyane. Bivuze ngo rero ni umukinnyi batihutisha kuko arabizi ko iyo wigeze kugeraho ACL amahirwe aba ari menshi cyane ko wakongera kuyigira wakongera kuyisubiramo. Okay, ngira ngo ubwo ejo wenda nakora umwitozo bazafata umwanzuro kamerwe ntabwo umuntu utakoze imyitozo kuwa gatanu yakina ku cyumweru byanze bikunze niwe uzafata Arsenal ndetse na Tottenham Hotspur. Mikel Arteta yavuze ko ari umukino ubwawo abakinnyi baba bifite mu mutwe, ni umukino utazaba woroshye. Yavuze ko Tottenham Hotspur ari ikipe yahinduye umutoza, ihindura n'imikinire bitewe n'umutoza Thomas Frank. Ati nimwe muri match zigorana cyane, buri mwaka ziba zifite ishusho yihariye. Yavuze ko adahari Gabriel Magalhaes ibyumweru, yavuze ko yavuze ibyumweru ariko aravuga ati kuwa gatatu tuzamenya igihe cye cya nyuma kuko niho bazamukorera assessment ya nyuma. ubwo babihuza na byenda bavuze mbere ko ari hagati y'ukwezi n'amezi abiri. Yavuze ko bigoye kudiringa n'iyi mikino bagiye kuzamo adafite umukinnyi we mwiza witwa Gabriel Magalhaes. Yavuze ko ariko bahora biteguye